hanyuma Angeli uyu munsi dufite byinshi pe isi byinshi nyuma y'imyaka 50 icyo bita Bashar dynasty yaguye. Icyo nakubwiye rero akimuhana kaza imvura ihise ibi bitubera urugero yuko iyo abene igihugu batagifite mu biganza undi wese wakurwanaho yaba kubeshya. Twagiye ejo umunsi w'ejo hatabaye no kurasa indege iragaragara, hari n'igihe cyari cyavuzwe ngo babonye indege igurumana ngo yahiye ngo iki reka da, indege ipakiye zahabu, ipakiye diyama, ipakiye amadolari n'amayero iraguruka yogoga ikirere yerekeza mu Burusiya. Natangajwe n'ikinyamakuru cya gisirikare cyo mu Burusiya, ariko nacyo cyakoze ukuri nibyo ariko kuri cyanditse ngo agiye nk'ikigwari, nta nubwo ari ikigwari, ataye abandi atereranya abantu ubundi ngo akiza amagara. Ubundi icyo kintu cyo cyanababaje abantu. Bashar al-Assad abajenerali be banze kurwana, baravuga bati nta mpamvu yo kurwana, n'ubundi aba ni bene wacu, banga kurwana, banze kurwana. Ntacyo Barusiya bari gukora, ntacyo abanya-Iran bari gukora. Ariko igikomeye kurusha ibindi ni iki sasa? Ubwo tuvuze ko Bashar al-Assad yafashe mu twangushye, afata ibyo yarazwe n'ababyeyi n'umugore we n'abana be n'abandi, n'ibindi yateruye ku bundi buryo. Indege arayipakira, ariko ikivugwa cyo kimwe cya kabiri cyari amafaranga na zahabu. Uzi ikindi kibazo cyavuzwe buriya mbere yuko afata uwo mwanzuro wo kugenda, hari undi mujyi ubamo base militaire y'ingabo za Syria, ubamo n'ibindi bikoresho ngo bihambaye, habamo n'igice kimwe cya garde républicaine. Niwe yashatse kujyamo, nuko izina ryancitse, niwe yashatse, burya yashatse kujyamo kubera ibyo bikoresho bihari. Avuga ati aba nibo bantu ubundi Bashar al-Assad no muri banyamuki no mu Arawite abati niho twashyize imbaraga z'igisirikare, reka nge hariya turesiste turwane tureko ko twakwigiza aba bantu. Noneho abura ikirere, kwako ikirere cyose izi nyeshyamba, abo bitaga inyeshyamba, abandi babitaga abateroriste, abandi babita intagondwa utamenya, bari baragifunze kubera ko ahantu hose bari barakwiriyeyo. Ikirimo ngiki habaye inama isa nkaho ariyo gukora negotiated coup d'etat, kunegosia ku buryo leta yasenyuka. Iyo nama yabaye ni yihe rero? Iyi nama yahuje Turukiye, ihuza Qatar, ihuza Israel, ihuza Iran, ihuza Arabia Saudite, ihuza Uburusiya, ihuza na Amerika. Israel nayo irimo nyine nayivuze. Baganira ku buryo ababitwaga abateroriste bagomba kwitonda, ntibagire ibikorwa bya leta bangiza, ntibangiza urugomo, ntibica abasirikare bahoze mu ngabo, ntibanihorere, no kudahirahira batera baza ziri hariya zari zisanzwe z'Abarusiya. Ibindi bisigaye Bashar al-Assad nawe akagenda mu mahoro mu buryo bugayitse kuriya, akagenda nk'ikigwari, agasezera rwose, akagenda abantu bose bamubona nk'umuntu koko, ariko ntafatwe kuko gufatwa kwe niko kwari yari afite option ebyiri. Option ya mbere yari ukujya i Tehran muri Iran, iya kabiri byari ukujya mu gihugu cy'Uburusiya. Ahangaha rero we yahisemo kwajya mu Burusiya. Uburusiya nabwo bwemera kumuha icyo bita political asylum, sibyo, bashingiye ku mpamvu ziri humanitarian, yuko ashobora kwicwa, ashobora kugirirwa nabi n'umuntu bakoranye. Muri make nge namubonye ibintu yakoze birasa terike n'ibyakozwe na General Augusto Pinochet wo muri Chili. Ariko we naba nawe wenda, ariko uyu nguyu we antuka yagiye bugwari, ariko nta kundi iyo kamubwiza ukuri, iyo aterewe hejuru buri umwe asamaye. Icya kabiri ndashaka nkubwire yuko ibintu byari bimaze kugera, igihugu cyari cyaramaze gucikamo ibice bishingiye ku cyo bita sectarianism, gushingira ku moko, amadini, uturere n'ibindi. Bashar al-Assad uva mu Barawite ni banyamuke, buri hari abo ngabo nibo bake n'abakristu n'abandi ntibuka. Ariko kugeza uno munsi wa none icyantangaje
nukumva abo bitaga ibyihe bavuga bati tugomba kubungabunga, ngo bari barakoreshejwe amahugurwa n'ama-ONG ashinzwe uburenganzira bwa muntu mbere y'uko babavana mu bateroriste babita freedom fighters. wumva uburyarya bw'isohoka byaro. kandi uyu nguyu ubayoboye amaze imyaka 5 ari ku rutonde rw'ibyihebe kabuhariwe bishakishwa na Amerika. Ni bande bagira abantu ibyihebe? None nta kiruriho. Banza wumve se, tega amatwi bumve. Iki cyihebe cyagizwe na Amerika atagira umbaza ngende yitwa Mohamed Al-Jawlani. Uyu Al-Jawlani rero yagaragaye avuga amagambo arimo freedom, avuga ati tugomba kubungabunga banyamuke, iki gihugu ni icy'amoko yose na buri umwe, ngo bakoreshejwe amahugurwa ngo n'imiryango bavuga ko harimo ngo na Human Rights Watch iri kumwe n'ibyihebe bihugura. Byabereye Idribu aho byabereye bashobora kuba barabajyanye no muri Amerika bagahugurirwayo, kuko Idribu bari bayimaranye ngo babigisha uburyo bagomba kubana, uburyo uburenganzira bwa banyamuke bubungabungwa, ngo n'ingaruka mbi zishobora gukurikira mu gihe baba bavanyeho icyihebe Bashar al-Assad. cyari kimaze kuba icyihebe. Macron ari uvuga ngo ni ingoma y'akajagari. Ariko nawe ntiyorohewe. Hanyuma baragenda uyu mukino wa politiki banza bumve, nyuma yo kumuhirika uburyo bagomba gushyiraho Syria ituje itarangwamo n'akajagari, freedom ikaza. Rero bigaragara ari mu kubivuga, ariko byanagaragaye kera ibi byihebe ibyakomeretse biri mu kuvurwa n'ingabo za Isirayeli. Noneho ngo Isirayeli icyo yavuze yaravuze ngo nta na rimwe wumve ngo Al-Qaeda ngo yigeze igaba ibitero kuri Isirayeli, ngo rimwe na rimwe umwanzi washobora kuba inshuti yawe, ngo kuri bo rero kuba bari n'ibi na Islamic State n'ibindi, ngo kuba barwanya leta ya Syria byonyine birahagije kuko n'umwanzi wabo. Bari kuzamo kari akantu ka Islamic State si icyisho bari kwikururira. Buriya reka nkubwira abantu bakina imitwe ipfuye, kereka niba Al-Jawlani n'abo bafatanije bazipakurura. nge nagiriye abantu inama, amakosa yakozwe n'abasoviyete niyo ari mu gukorwa n'abanyamerika, kandi barimo barashyira akajagari muri area bakontroye. Icya kabiri ikindi wenda ndaza kubigaruka mu kanya tubijye muri neza naturaje urusitimu rurerure, nkwereka ibintu abantu barimo kwikurira batazi. Harimo buriya hari ikintu mugiye kubona n'ikihe, ndakubwiza ukuri, uko Mujahideen bari bashyikiwe na Amerika, sibyo? ubwo bajyaga kurwanya abasoviyete muri Afghanistan. Muri Afghanistan hariya bikarangira havutsemo Osama bin Laden. Ikihebe gikuru. Ibi bintu bari mu gukurura ni nko kongera kuzura Islamic State, ni nko kongera kuzura Al-Qaeda n'indi mitwe ntazi ubwoko bwayo. Hano rero ni bande bagomba kuba maso kurushaho? Ntekereza ko Mossad nibizi gukora iperereza ni isomere urupapuro mwibahasha. Icya kabiri, ninde in the long run ushobora kungukira muri ibi bintu mu kudurumbanya hariya? Ni Iran. Kuko kugeza uno munsi Iran ntabwo yashoboraga kurwana. Turagaruka mu kanya. Nkuko izuba rirasa umucyo ukamurika. Rero ikiriho ni iki rero? Ndimo ndabona abantu bakereye Libya nshyashya mu burasirazuba bwo hagati. Nibyo. Ariko siko abantu bose bahise batekereza Libya. Ibi bintu nubona hatavutse ikibazo hariya, ariko ninde uzabihomberamo nanone cyane? Igihugu cyitwa Turukiya ubwo kiri mu gukoma amashyi gutya, nacyo kijye kirimenge. Icya kabiri, igihugu cyitwa Isirayeli nacyo kibirebere hafi. Ariko noneho iyi timing rero ivuze iki? Ubundi Bashar al-Assad abantu bamurwanyeho kuko n'ingabo ze yari afite abenshi baradefectinze, abandi baragenda cyagiye muri ya nkubiri. Asigara asa nkaho arinzwe na Hezbollah mu gihe nyakwigendera Hassan Nasrallah atarapfa. Uyu munsi Hezbollah igeze ahantu idashobora kuba yarwana ku mpembe ebyiri, kuko Isirayeli yarayishegeshe. Abayobozi bayo benshi barapfuye, bamwe mu basirikare bayo bamwe uyu munsi wa none baracyafite ihungabana. N'abarwanyi benshi barapfuye. N'abarwanyi benshi barapfuye. Amadepo yabo
yabaye depleted barayasenyaguye andi Israel irajyana. Yes, kugeza uno munsi wa none rero Hezbollah ishobora kuba yonyine iri nayo muri faze yo kongera kwiyubaka muri iki gihe bakiri mu gahenge na Israel. Icya kabiri, Irani nayo ubwayo ntabwo iri muri pozisiyo y'imbaraga, kuko ukuboko kwayo kw'iburyo gusa nkaho kwatemaguwe, barimo barongera kugusanasana ariyo Hezbollah mu gukontorora hariya, sibyo? Bari mu gihe cyo kongera gutekereza uburyo yakongera kubaka proxy allies babo, barimo Hezbollah n'abahuti n'indi mitwe. Abo bafite muri Iraq ntibashobora kubarisika ngo babazane hariya kugira ngo bajye gushirira hariya. Sinzi niba ubyumva neza. Nabo barabara bati oka natwe twaba duhuye n'ikibazo byagenda bite, bakabona yuko ibihe byiza ni ukurekura Bashar al-Assad akagenda. Icya kabiri, abarusiya ntago bari mu gihe cyiza cyo kuba batanga abasirikare babo kujya kurwana kuri Bashar al-Assad mirongo y'imbere, mu gihe ingabo zidashaka kurwana, nabo bafite urugamba rubakomereye cyane ku mipaka yabo imbere muri Ukraine. Ni ukuvuga ngo byanze bikunze iyi ekwasiyo ntabwo yashoboraga kuba balanced, nta nubwo byari gukunda mu nyungu za Bashar al-Assad. Yego Bashar al-Assad aragiye, mwene Bashar Hafez harya ni Hafez al-Assad, ibyo ngibyo ni Hafez al-Assad. Ubwo se aragiye nyine, ubutegetsi bwa famiye yabo bw'abaharawit burarangiye mu myaka 50. Ibyo bakoze dynasty yabo iragiye, ibyo bakoze barabikoze. Ariko uko biri kose kugeza uno munsi wa none ntibitanze igisubizo cy'umutekano muri kariya karere, kuko ibi ngibi ntawe bitandukanye n'ibyabaye kuri nyakwigendera Muammar Gaddafi, bikarangira igihugu gicitsemo ibice byinshi. Ahubwo buriya nuko tubona biriya gusa tukibwira ko ari ibice bibiri tubona, harimo n'ibindi. Ibi rero kuba dufite igihugu cya Libani ubwacyo kidafite ubuyobozi niko nabyita, kuba dufite Syria yasamye utazi ko ibi byihebe cyangwa se aba bantu hari icyo bazakora kizima, ariko ikirimo wenda biragaragara ko basa nkaho babitekereje kurusha kwa Gaddafi. Mazuti gute nabyo bashobora kuba babyizeho, bari abantu buriya ntuzabakinishe. Niyo mpamvu babwiye Premier Ministre kuhaguma kugira ngo nta nubwo arerekanya bubasha. Bamwe mu banyapolitike bazagumamo. Bariya abantu ntabwo wafata igihugu ngo ukibahe warafashe kado nanone ukayiha abatalibani ku rundi ruhande. Ibi nabyo byaba ari ikindi kibazo kiraho, kuko babonye ko bakinjira mu mujyi abatalibani baba Felix n'uyu muyobozi wabo yabwiye ati inzu z'ubutegetsi mutazegera. Ariko Minisitiri w'Intebe wari uriho aravuga ati mu gitondo ndaba ndi ku kazi, ndi ku kazi, ntaho nagiye, unarindi iwanjye. Biriya bintu nabyo byanyishe birimo akantu. Ubwo rero ni ugutegereza bamwe, abari ibyihebe, abari ibiki. Ariko bumvise nyakubahwa Trump ukuntu yishongoye ku Burusiya. Ariko se arishongora ku Burusiya, abanza akishongora kuri Biden wagiye mu buryo buteye n'isoni. Batabo barwaniyeho bataye amamiliyari, babasigira Air Force, babasigira imbunda zikomeye n'ibifaru. Ngo basize ngo babiborotse, ntibazi ko n'ababiborokora bahari. Ubu ngubu Amerika nta somo yatanga iryo ari ryo ryose, kuko yagaragaye nk'ikigwari cy'ikinyagihumbi. Uburyo yavuyemo hariya muri Afghanistan n'ibikoresho byo ikabisiga bitandukanye n'ibi by'Abarusiya. Ariko reka nkubwire, yavuze ngo ariko ubundi niba Putin atarashoboye kurinda mushuti we Bashar, yajyanaga ingabo gukora ko bigaragara ko atarashoboye kumurinda cyangwa se ko yamutereranye. Ibi ntabwo ari byo. Izamaze imyaka ahantu zikahashyira amabaze, zikatwikira amamiliyari, zigakora byose, zarangiza umuperezida zashyigikiye agahita nawe ajabuka n'akajugujugu. Ayiwe, ariko ikigaragara byaba byiza buri gihugu kibeshejeho. Nicyo mbabwira, kuko kutibeshaho gahora utegereza ngo ba papa bacu, bavandimwe bacu, babyara bacu, ibyo bintu ntabwo byaza. François Bozize yaririye hehe? Muri rompo yaririye mu myotsi, ntiyari ahagaze muri rompo hamagara bakuze bacu muri hehe. Uzi ko biriya bihugu byo muri Afurika y'Uburengerazuba biri kwirukana Abafaransa, birimo birababagamo, byabitekereje biriya bihugu rwose. Ariko aho Chad agakina abakinnyi mu isegonda rimwe bakora inama ibabwira iti rwose aya masezerano akwiye kuvugurwa, ahubwo akashyirwamo imbaraga y'imikoranire y'igisirikare. Mu gitondo
minisitiri w'ingabo na minisitiri w'ububanyi n'amahanga baravuga bati abafaransa ntibakenewe ku butaka bwacu mugomba gutaha. nose Senegal se ntibonye ko bavuga ko nta base militaire bashaka abafaransa muri Senegal. Ntibatangiye muri Chad batangiye ngo none se kubera iki se ni iwanyu mwebwe mutahe twirwarize n'ibyihebe byacu ko byaduteye bikamara abantu kandi ngo mwari mushinzwe kuduha amakuru munayafite ko mutayaduha nibande babikereya mutahe. ibyo ni sawa cyane bakomeze rwose. hanyuma rero kankubwire yuko Manifa Printing House igukorera serivisi nziza cyane z'akataraboneka. bakora ibyapa byamamaza, bafite banner, pull up, sticker, one way teardrops, bakora ibyapa binini n'ibito, ibyaka n'ibitaka.